Bakunzi ba filime nyarwanda umva ko warebye nyinshi iyo tukuzaniye ni filime nziza cyane isohotse uyu mwaka yitwa Urusobe rw'ubuzima. Keza arashaka kurongorwa mu rugo rw'abakire kwa Rwema. Agaze ko inyuma y'ibi bintu mbirimo ngiye mfate nk'umukozi w'Imana nk'ukura namfata nk'umukozi w'Imana. Kuvuga ngo uri MBERE ujye umubwira ibintu nanjye ukabimbwira nkabikora bigahura ko ubuhanuzi bwawe urumva cyane. Ibyo bindekere ngiye niteguye kuguhuza n'uriya muhungu wagera muri rwa rugo none uzahita ugenda. Ese umugambi wa Keza ukundana na Rwema harawugeraho dore ko ashaka guca kuri mama we kuko ari umukristo. Urakoze fire fire urakoze mana urakoze akira umukazana akira. Ese urukundo rwa Rwema na Keza rushingiye ku binyoma ruzakomeza? Jeje sura mu nzu Jeje fungura gate ningewe se basi nagukoze iki se? Ku rundi ruhande hari umukobwa witwa Sandra ni umunyabibazo n'imfubyi kubw'impanuka ahuye na Rwema. Ese Sandra uje kubana natwe mu muryango hari icyo byagutwara? Jewe Ese ko Rwema yikundiye Sandra mama we akunda Keza, iyi ntambara Rwema arayirwana gute? Mama Rwema namenye yuko Keza yamubeshya akagambana n'umupasteur w'ibinyoma akamuhanurira yuko ari we mukazana. Bizagenda bite? Kurikirana filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Urugwiro Family TV. Manuka muri comment twayipininze ni comment ya mbere ubundi ujye kuri channel ukore subscribe uryoherwe. Rwema ntugiye ntabwo urahagera mbese okay nuhagera umbwira nibwo ndaza kureba dore mbese sawa mu kwicara ugenda ugiye hari umusore unshaka ngo ashaka duhura narinje ko niyo nanjye kureba mbese bite mbese sawa nta kibazo none ubwo nta ntambwe ubona nateye kuko nta no gupropoza nta no gusohokana nta n'iki rero ko namukuzaniye ngo durebe ko hari ikintu wakwibwira. akomeye none se ko hari nawe akaba hari tuzabikora kandi vuba. Urabitekereza se? Ndabitekereza cyane. Nuko utari warabimbwiye ko usigaye umisha ariko ubundi bimeze bite? Tuganira ibintu byose kutari warabimbwiye kuri kubitegura. Hano usigaye nsimba. Ntabwo ari ugutsimba. Nese gura ngo nzabitegura umunsi utari wajya mbikubwiye wenda nkabura nk'umunsi umwe hari ikibazo. Yarimo. Gakeya. Ese urabibona gute? Byose. Kugeza nta kibazo mbona hano byose ni sawa. Nambwe nate urabona ari byiza. Nyinde ukuntu nshaka ndashaka kujunenga unaciye. Karakantu ko kumuzana wabonye kari byiza kugira ngo tunamumenye kugira muzajye kubana umuzi. Ubashaka kumenya buri ushaka kumenya mumenyera hano. Erega wabyawe nyoko harya za mvugo za nizi ni G. Mera ni ninja ahubwo. Ingabo. Ahubwo buriya wankoreye umuti. Byo bacaka. Watumye ninyoka. Ntabwo twitayeho. Undi jewe buriya. Birane byo nashakaga. So kubeshya. Buriya yaratinyaga abakobwa. Ahubwo nsigaye nyena nk'iyi. Twicaranye dutya ariko aracokoza. We ni sharp erega uzi se we yatangiye gukorera muri rya soko ryo mu mujyi ryitwa ni chic. Haha ndakorera yatubwiye mu mujyi nyine. Si nkunda kujya guhahirayo kenshi ariko ni hakorera. Urumva ko rero we ahura n'abantu benshi we ni sharp. Niyo mpamvu ugomba no kugira ibyo nyingiraho. Akarega mere nawe ntukandenganye. Wewe wakwigira mu bapadiri. Imyaka ingahe yose 7 namaze hari mu bapadiri nta hantu mpura n'umuntu ufite igitsina gitandukanye n'icyanjye gusa urumva koko ntamwa ariko bizaza ntugire ikibazo kandi mere
ubizi se ndabigusezeranyije kabisa umva ugomba gukora akantu byibuze nko mu mezi nk'abiri amafaranga arahari ari wowe ufite amafaranga ari so afite amafaranga nanjye mfite ayanjye ahubwo buriya tugakora ubu ndashaka kuza nijoro nshaka kujya mu cyumba cye ngatindamo havamo nka saa 8 z'ijoro hoya hoya ibyo byaba ari amahano wowe nabwo ari amahano mero wowe ntacyo ndi bukore buriya mva buriya umukobwa n'umuhungu iyo begeranye birakururana ndashaka kwikururana nyine nicyo nshaka none si iyo muri kumwe wumva wiyumva ute si nyine mba mureba nyine nkabona nyine ko ari keza uba wumva se nyine ndamureba nyine nkuko ihene gisekumereba ihene gishashe nyine nawe arabyumva ibyo nashakaga kumva ahubwo ariko ndibaye rero hoya ahubwo uzajya umusohokana nko muri mariyoti turareba hoya murareyo ndasoni Oya. ntabwo muragize igihe cyo uretse kurara mubwire jya umusohokana mumenyerane mujyane muri siporo mujye kogana kumenyerana tumaze kumenyerana rega bari nta kibazo niba mumaze kumenyerana rero dupanga igikwe rwose ndashaka sami ndabikora kandi yego sezerana ndabikora ngaho genda noneho reka murebe ndabona ashobora kuba hageze nuwaheze n'umusore inshuti yanjye ntabwo uramumenya ni mushyashya mugiye kuzana oya ntabwo tubibuzane ngo nta mwanya afite mubwira azadusure keza adahari yagiye mu kazi umuzanye agahita amukunda jya umenya ubwenge mwana wanjye kandi we arabimenyereye reka muremere arabimenyereye Sandra noneho kuri inshuro ndagira ngo umbwire wambwiye ko ushize warambwiye ngo ibyawe ni birebire ntiwambwiramo ese ni iki kibazo ufite nta babyeyi ufite mbese byagenze bite muri rusange umva njyewe ni inkuru ndende nta babyeyi nzi yaba papa yaba mama nta n'umwe nzi nta n'umuvandimwe uzi yego umva ndi nyakamwe nta muntu n'umwe muri famiye nzi I'm sorry none se wakuriye hehe nakuriye mu kigo cy'abamansera aribo bamfasha yego ngize amahirwe murana umumansera anjyana mu kigo cyabo aramfasha ubwo buzima bwanjye bari abantu Imana izabaha umugisha yego izabaha ijuru pe nta kindi kintu umuntu yabasabira kuko muri isi wenda ubuzima bundi barabufite nubwo buriya nta muntu ubura ibibazo abantu benshi ubabona bagenda mu nzira ariko udafite ikibazo cy'urushako afite ikibazo cy'ubupfubyi udafite ikibazo cy'ubupfubyi afite ikibazo cy'abaturanyi babi mbese ibibazo bigenda biza ariko kandi biberaho twebwe tugomba kubyakira ibihe byose ntabwo bihora ari byiza uyu munsi uraseka ejo ukababara mbese nuko bimeze kandi pole ntabwo biba byoroshye pole komera cyane nishimiye kumenyana nawe ikibazo wagira wajya umbwira hejuru wenda y'ibyo ba Pasteur bataguha wajya umbwira nayo icyo nashobora nanjye ntabwo nabura kugufasha burya urya munsi nari ngiye kukugonga burya nari mfite ibibazo byinshi mu mutwe ku buryo nicyo shaka kumbwira ntashobora kucyumva burya bagize n'amahirwe mba nakubise n'urushya ariko Imana yafashe ikiganza cyanjye nari mfite stress nyinshi twongera guhurira hariya kuri alimentation nabwo mbonye uburyo umeze nifuza kugira ngo umenye ubuzima bwawe gusa ariko komera kandi urakoze ku bunsharinga yego murakoze rero si nawe ko twahuye mbona wataye umutwe bite byari byagenze gute nicyo nakubwiraga nta muntu ubura challenges mu buzima zibaho wenda ngiye ntandukanye nawe mfite mama ndetse na papa navuga ko ahari nubwo atari we wambyaye ariko mufata nka papa nawe yaramfashije ndakura
iyo tugenda mu nzira ubona ndi mukuru na cyane ko ubona izi mvi rwose nazivukanye iyo tugenda mu nzira nyine bavuga nuko ubona ari na muto yakora ingiye urebye ariko baramfashije papa yaramfashije pe yaramfashije amfata neza nk'umwana we mbese sinabona uko mushimira tubana mu rugo mu nzu imwe nuko kungana ukura cyabana n'ababyeyi ntacyo bintwara ariko oya urakuze wagakwiye kuba ufite urugo rwawe ufite famiye ufite umuryango icyo mbwira nicyo nanjye nsa naho nakuze nkawe kuko nize mu bigo by'abihaye Imana ni ukuvuga ngo nta gihe kinini gishize ntinyutse abantu bafite igitsina nk'icyawe urumva rero narabatinyaga nkanabubaha mbese ibyaye ni urugendo rurerure nanjye nahakubwiye ariko uyu munsi nanjye ndi mu nzira yo kuba nashaka nakubaka umuryango kandi mba nta kizabiho mbese ko ndi muzima ndumva gusa igihe cya kitari cyagera kandi kigenwa n'Imana muri make nuko nkuko bimeze urakuze rwose ukwiye kugira icyo wibwira hamwe n'Imana nzabona umufasha wanjye kandi pe nakoze kwinjira mu buzima bwanjye sawa muzanumire tuzakutumira ntacyo muzanumire sawa murakoze Keza Karame mami bino nkubwira se wari uri mu duki ndi gusasa washoje Keza rero mwana wanjye mubwire ndashaka ko mwitegura ubukwe Rwema yemeye ko mugomba gukora ubukwe wow kandi vuba mami ubukwe ni Rwema wabikwibwiriye cyane rwose erega murakuze igihe ni iki muduhe ibirori kandi ikintu ngusaba nta bintu bya stress amafaranga arahari muri abana bacu ibintu byose tuba twarabyiteguye mwebwe icyo musabwa ni ugutegura ubukwe tuzambara uko abazatwambarira amatariki ibyifuzo byanyu nibyo tuzakurikiza hari ikibazo nyine mama hari ukuntu umuntu akubwira ikintu agutunguye kumva ubuze ukuntu bifata ukumva ubuze ikintu uvuga gusa mu mutima wanjye ndishimye kuko Rwema ndamukunda numva nifuza kubana nawe nyine oya ugomba kwishima akaba umugabo wanjye tukubaka umuryango tukagura umuryango natwe tugomba guharanira ibyishimo byanyu nk'abana bacu ndanezerewe rero ngejeje inkuru nziza ni ukuri ndagushimiye cyane uba warabigizemo uruhare rukomeye oya ke nawe uri umwana mwiza kandi ndagushimira ni ukuri wambereye umwana mwiza cyane sinzi ko nabisobanura sinzi ko nabivuga ubwo rero uze kumwegera muganire nkuko nyine usanzwe ubigenza sibyo se Rwema ko cyaba atabaye shapu ngo abinyibwirire buraraza kubikubwira nuko umunwa uba undiye ntunzi se inkuru nziza ntabwo yankundegama mu kanwa araza kubikubwira nuko kubibika numvaga bitari gukunda
Urakoze cyane. Rwema wihubuka shishoza ibyo ugiye gukora. Rwose Mana yanjye ibintu biri kumbaho n'ibiki koko shishoze yose ni iryande. Mana nziza, Mana y'urukundo rwinshi, Mana ihagije, nkwetse iri joro ngiye kuryama nirubane nanjye ugirire neza, namaganya imyuka mibi yose mu izina rya Yesu Kristo, ungirire neza umpe inzozi nziza, mwami wanjye ubane nanjye muri iri joro, urakoze kugiye kubana nanjye muri iri joro. Sandra mwana wanjye, umandi kumwe nawe kandi icyo ufashe ntukarekure. Amen. Nawe ubundi dore bose wumve ibintu byaciyemo, ubuzima bumeze neza, nuko bugiye kuba. Uko bakubwiye. Keza. Isezerano ni isezerano. Uryubahiriza. Utabyubahirije. Aho bimaze kugera. Naza ngacamo mirongo. Kanyumvira nawe. Si amafaranga se ushaka hari ikindi? Ariko amafaranga yonyine urabona umubiri wanjye ukeneye amafaranga gusa. Ariko uriya ko narangije kumwambika fime mu maso n'amashashi narangiza nkigende. Ibyo bindekere. Wigira mu ubwoba kandi nuza n'ubwoba. Tuzafatwa umugambi utaragerwaho. Ngewe ndi pasiteri. Ndategeka ibintu byose bikemera. Bindekere. Umupango wanjye ugiye kugerwaho ubundi. Ariga buretse gato bazahita bamushaka inzu babaguhereza imodoka ibintu byose bigende neza. Ariko si ubwoba bw'iki? We nukagira ubwoba uri kumwe nanjye. Ukimara guhura nanjye Pasteur wasizwe amavuta. Ubwo rero ukimara guhura nanjye ariko nyimara kurambika ibiganza ariko ubundi ujya wunama ngo usenge wumve umenye ibyo ari byo. Wambabariye no kutimana. Ngiye ibintu bimeze neza. Amafaranga nzayaguha akwizo turimo baraturi kuzivuga hano rero turi kwa mabo. Amafaranga ni kimwe. Amafaranga ni kimwe. Kabiri. Ugomba guhura nanjye ukaza tugasengana turi babiri. Sibyo? Keza reka jure ku bwana. Amafaranga nagatunga umuntu gusa hari n'ibindi bintu yabikenewe. Bikenewe no gusengana. Tugasengana turi babiri nkuzura umwuka nawe ukuzura undi tugahanura. Hari igihe umuntu aba afite na karande zo mu miryango ibyo kandi byose ndabyirukana bikagenda. Hari nta kibazo tuzabivugana. Ngaho va hano. Sawa? Keza. Sawa bindi turagenda tubivugana. Mana yanjye ubu nawe agiye kunzengereza.